Uyu munsi tugiye kuvuga ku ibanga rikomeye cyane, uburyo gutuma umukobwa se cyangwa twakwita nk'igitsina gore, abantu benshi tumenyere ko umugabo se cyangwa umusore ashobora kuba yifuza umukobwa akaba yabasha kumwegeza cyangwa akaba yabasha nyine kumucesinga mu buryo bwose bushoboka. Just 90% cyangwa se 90% ubusanga abagabo bose nimba kunze umukobwa, even mo niyo umukobwa yaba yamukunze, ariko uzasanga kenshi umugabo ari we wiruka ku mukobwa ngo abe yabasha kuba bakora iyo relation. Ugasanga umubano uko waba umeze kose cyangwa umubano 90% ni umugabo warabigizemo uruhare, ku buryo usanga nyine abakobwa baragiye bakigwandarika cyangwa se baragiye bakamera ukundi kuntu runaka bavuga ngo jewe nta mugabo nabasha kuba nakwirukaho se cyangwa nta musore nabasha kuba nakwirukaho. Ariko ku rundi ruhande ugasanga hari abasore se cyangwa hari abagabo usanga bo utamenya ukuntu bameze, ubona nyine just bakurura buri mukobwa wese bagezeho, bakurura bahuye, wowe ukibaza se uyu musore bigenda gute, ni imiti se cyangwa ukajyana ibindi bintu byose runaka, ariko utarabashije kumenya ibi bintu. Niba wifuza kumenya ibi bintu, ndagusabye tugendana akantu ku kandi, ikintu cyose cyatuma wowe uko wakitwara byose kugira ngo ube wabasha nawe kuba wakurura umuntu cyangwa kuba wahura n'umuntu akakwifuza nta bindi bintu ukoze, nta mafaranga umwese cyangwa nta bintu bya danje umweretse, wowe just akakwifuza kandi ukamukurura mu buryo bugaragarira buri muntu wese. Hari ibintu bine by'ingenzi, ibintu bine abantu benshi badakunze gusobanukirwa biba byagufasha guhindura uburyo abantu bakubonamo cyangwa uburyo abantu bakwitaho. Ndavuga abakobwa cyane cyane igitsina gore bashobora kuba bakwifuza kuba bamarana akanya kanini nawe, batekereza kuba bagirana igihango se cyangwa bagirana umubano just nyatabaru urukundo, ko bakifuza ko bahora bari kumwe nawe, ariko ugasanga wowe ni wabisobanukiye cyangwa se ugasanga nuzi ibi bintu byose bigenda gute. Ugasanga basore babisobanutse se cyangwa abagabo babashije kumenya ibi bintu bine no babasha kwigarurira imitima y'abakobwa yose, cyangwa se ugasanga n'umuntu wese bahuye niyo yaba afite umushe cyangwa se yaba ari umugore wubatse, ugasanga we ari guhita mukurura direct bakibonana, ku buryo ushaka kwibaza ngo si uyu muntu abigenze gute. Rero ibi bintu tugiye kubyinjiramo byose uko bigera kuri bino, ndabibabwira byose ndetse tubyinjiremo byose kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma, ndetse mu buryo burambuye, ndetse tumenye se trick zose umusore cyangwa se umugabo ashobora kuba yakoresha akaba yabasha kuba yakurura umukobwa se akaba yabasha kuba yakurura icyo gitsina gore. Buriya tudatinze reka turebe ku kintu cyambere. Ikintu cyambere uzitaho, tugiye guhera kuri iki kintu kuko abasore benshi gikunze kubagonga cyangwa abagabo benshi gikunze kubagonga. Ikintu ntabwo ari ukuvuga ngo ufite amafaranga se cyangwa ufite ikindi kintu, buriya kumenya agaciro kawe. Ntabwo buriya agaciro kawe kazagaragaza ngo nuko wageze ku bintu byiseshe cyangwa ngo nuko ufite imitungo cyangwa se nuko ufite ibindi bintu. Buriya agaciro kawe we ukigera mu maso y'umuntu the first sight cyangwa se mukivugana, agaciro umugaragarije niko afata nk'agaciro kawe, ntabwo agaciro kazagahereza ibyo bintu ufite cyangwa wewe ukuri kumuvugisha, ukuri kumwitwaraho, ibyo bigaragaza agaciro kawe. Ese umusore se cyangwa umugabo amenya agaciro ke gute cyangwa se agigaragaza agaciro ke gute ku mukobwa kugira ngo uwo mukobwa abe yabasha kuba yamukunda se cyangwa kuba yabasha kumwiyumvamo just kuba yagaragaje ko yasobanukiwe agaciro ke. Rero mbere yuko uhura n'umukobwa cyangwa mbere yuko ugira ibintu byinshi uvuga ku mukobwa, wowe iyo wamaje kumenya agaciro kawe uba ugomba gusobanura uko umuntu agomba kumenya uko yiyubaha se cyangwa usobanura uwo mukobwa just umuntu umugira ukamugaragariza ko ikintu bita kwibase cyangwa ikintu cyo gushyira ibintu mu mucyo ndetse no kutagaragara mu bintu byinshi, nyine just ibintu by'akavuyo we ari kumeze cyangwa se ariko muri wowe uremeze. Aho ngaho umukobwa wamaze kumwica mu mutwe umugaragariza ko wowe ubwawe just presence yawe iba ifite agaciro gakomeye kurusha ibindi bintu byose, even mo niyo waba ufite amafaranga ufite ibicyo ariko utaje kugaragara nkaho uri wa muntu, we kuba agaragaze cyangwa kuba ari mu gikorwa runaka bifite agaciro kurusha ibindi bintu byose, ntabwo umukobwa azabasha kuvuga ko ufite agaciro cyangwa se ntabwo azabasha gusobanukirwa agaciro kawe. Buriya iyo wiyubaha abandi babona ko bagufatiraho urugero, cyangwa se iyo wiyubaha abandi babona ko nyine uri umuntu w'agaciro, kuko kwiyubaha buriya ni ikintu gikomeye. Ari ukuntu burenda umuntu just abantu twese tuba twumva twakiyubaha ariko nyine bikaducika. Ushobora kuba wishimye cyane cyangwa se warakaye cyane, ugasanga nyine intege nke zawe zagaragaye cyangwa mu byishimo byawe nibwo intege nke ziri kugaragara, ugasanga kwa kwiyubaha kwawe kuri kuba gukeya just bitewe n'iriya situation runaka urimo. Buriya umuntu ugaragaza ko afite indangagaciro zikomeye, umuntu ugaragaza ko adashidukwa n'ibintu ibyo ari byo byose, umuntu ugaragaza ko just ari strict ku kintu cyose runaka kimufitiye akamaro, atabasha nyine atari wa muntu uhuzagurika kuko ngo abonye ikintu runaka, abonye umuntu runaka just ngo wumve ngo ari kuba attracted ku bintu byoroshye. Uwo ni wa muntu uzaba ugaragaza ko we afite agaciro gahambe cyangwa se afite agaciro gakomeye. Buriya ntukemerere ko ibintu byose ubuhuye nabyo cyangwa se ibintu byose uri kubona biba bigaragaza ko ari bya bintu byakoroha kugirana umubano nawe. Buriya umukobwa abashaka wa muntu cyangwa se umugore abashaka wa musore wa mugabo ugaragaza ko we time we nyine iri more value cyangwa se igihe cye gifite agaciro kanini cyane, kuko igihe cyo kukibona nyine ugasanga uri wa musore igihe cyawe kukibona biba bigoye nyine
ugasanga wowe igihe cyawe uzi kubyihangaraho cyane kurusha ibindi bintu byose. Buriya gukora ibintu bigaragaza ko igihe cyawe nyine kiri rich cyangwa se igihe cyawe kiri value bizatuma umukobwa kwifuza se cyangwa bivuge ngo uyu muntu igihe yamaye igihe cye nzajya nyiha agaciro igitekerezo cyangwa se nyiha agaciro icyo cyose avuga nyishyire mu mutwe. Rero ibi ngibi ko azajya bikora cyangwa se ko azajya yitwara just muri ino spirit yo kumva ko yaguhaye agaciro, ibi nibyo bizazamura amarangamutima. Rero n'igihe utari kuboneka cyangwa se igihe ugiye agumye agushaka kuko wamugaragarije ko mu gihe muri kumwe wamuhaye agaciro gakomeye, kuko igihe cyawe wowe wagihariye ibintu by'agaciro cyangwa se wagihariye ibintu by'akamaro. Rero iyo ari kubona ko wamuhaye igihe aba yumva ko nawe ari uw'agaciro, rero bikaba byabasha kuba mu gukurura nyine nawe akakwizanira utiriwe umwirukaho cyangwa se utiriwe umucesinga mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose. Ikindi kintu wowe ugomba kwerekana ko ufite ubuzima bwawe bwite, just uri personal dependent, nta muntu dependingaho cyangwa se nta muntu wundi ubuteze ikintu, kubaho wibeshejeho, kurya wigaburira, kwiyambika wiyambika, nyine ibintu byose just uri personal independent, nta muntu n'umwe uri dependingaho ibintu byose ari uri kubyikora. Buriya abantu bakurikirana cyane se cyangwa abakobwa bakururwa n'umusore cyane iyo babona ari wa muntu uba wifite ubuzima bwe bwite bwihariye, atari wa muntu ushaka kubasha kwinjira ngo umenye intege nke ze, ngo uyu muntu dukoze gutya twabasha kumwinjirira gutya, just ari wa muntu uvuga ngo uyu muntu just ari perfect ku buzima bwe, nta muntu n'umwe abatezeye ikintu se cyangwa se nta muntu n'umwe. Yego ushaka kuba uri aho ufite wenda umuntu utezeye ibintu, umusore uracyabiwa cyangwa se undi muntu, ariko nimba ugeze mu maso y'umuntu nta muntu uzigera uhita ukubaza ngo wowe se ngo ufitiye imitungo cyangwa se umeze gute, nyine ngo umukobwa ahita ashaka kumenya ese ngo urifite cyangwa iki. We mugaragaza ko just uri personal dependent, nta muntu dependingaho, kandi nyine wowe uri wa musore wifite, wambaye neza, uvuga neza, witwara neza, ari ukuntu uhita ukora ibintu bigahita bigaragariza umuntu ko just uri personal independent, ari wa muntu udafite umuntu adependingaho, just ubuzima bwe ari ubukontorora on himself. Buriya kugira inshuti zawe, kugira imishinga yawe ndetse no kugira ibikorwa byawe, even mo urakora cyangwa se utaburi wa muntu just wabashije kuba opened cyangwa se kuba successful ngo abafite imishinga wenda iri kuraninga, ariko niyo igaragariza ko umuntu wowe ufite imishinga uri gupanga, ufite just ikintu uri gushyiraho umwanya wawe uhereza igihe, even mo kitaraba successful ariko kuvuga ngo anytime nzakiricinga kibe cyaba successful, ibi nabyo bizagufasha. cyangwa se uwo mukobwa azabona kuri wa muntu nyine just ufite ubuzima bwawe bwihariye, nubwo wenda butaraba ubuzima busobanutse kuvuga ngo ufite ikintu uhagaze, ariko nawe ababona ko ahazaza hawe nukomeza just muri uwo murongo ahazaza abazahari ari heza, nibyo bikamwattractinga kuvuga ngo uyu muntu uzi guforce, ngo umuntu uzi gukurikirana ibintu bye, umuntu uzi gukurikirana ibintu akora, cyangwa se umuntu uzi kujya nimba ni n'umuntu ufite akazi cyangwa se umusore umugentle ufite icyo akora, ufite ibintu abahugiye, mugaragaza ko mu gihe uri mu kanya cyangwa se mu gihe uri kumwe n'inshuti zawe, garagaza ko every time uba focusinze ku kintu kigufitiye akamaro, utapfa kuzuhuzagurika, uri mu bikorwa nyine byaguteza imbere, ntukibande kuvuga ngo ngiye nimba ngiye ngo muri ibi ngibi bigiye kugaragaza ambiance iri hejuru cyangwa se ngiye gutandukira mite ninjira muri ibi ngibi, nibagirirwe ko mfite ibintu ndi gufocusingaho. Umukobwa nagakunda wa muntu uvuga ngo we ataye nyine inshingano ze cyangwa se ataye nyine bya bintu abatekereza ko byamujya akamaro. Niyo mpamvu ibintu rero iyo ugaragaza ko ufite ubuzima bwawe, kwa kundi uvuga ngo ngiyewe nzi kwita ku kintu nkora, nzi kuvuga ku bintu nkora, nzi guhora ndi focused ku kintu nkora, even mo naba ndi mu kwishima, ndi kuganira cyangwa se ndi kumwe n'abandi bantu, ariko just every time on my mind mba mfite ibintu ntekerezaho byaneza imbere. Rero ibintu bizamugaragariza ko uri wa muntu uzi kwita ku bintu, kandi niyo mwazagirana igihe just washobora no kwita ku rugo rwawe, washobora no kwita ku mukunzi wawe, even mo wowe washobora no kwita ku kintu cyose kizaba kiri capable ko nyine cya kintu kizaba ko ari we nyine ari we kiri mu nshingano zawe zo kucyita. Rero ibintu bizamugukurira yumve ko nubwo wenda mutaraba inshuti cyangwa se mutaraba abakunzi, ariko azaba yifuza kuguhora iruhande kuko abona ko wowe ubwo umuntu nyine ukibufite bwo kuba wakita ku bintu. Buriya umuntu uhorana ibikorwa byiza, umuntu uhorana kumva ko yakwiga, yumva ko ashaka gukora, yumva ko ashaka kwihangira imirimo, yumva ko nyine ari sharp ku kintu cyose runaka cyamuteza imbere ndetse cyanateza imbere abandi, uyu muntu aba ari wa muntu abakobwa baba bifuza cyane, wa muntu ukurira igitsina gore ku rwego rurejo, kuko abakobwa bo tubazi ko ari abantu baba bashaka umuntu ufite ahazaza cyangwa se wa muntu ufite ikintu yagira icyamumarira, kuko nyine nta mukobwa uzifuza gushakwa cyangwa se gutungwa cyangwa se wenda no kugira umu boyfriend nyine just uri aho w'umukene udafite nyine ubwenge buri hejuru, ushaka kuba udakize cyangwa se udafite nyine icyo urageraho, ariko just ufite mind nyine utekereza ko nawe ari cyo uzigeza. Rero ibyo bintu nawe nubasha kubishyira ku murongo, ukabasha kugaragariza ko uwo muntu mwahuye ufite ubuzima bwawe buremetse kandi ubuzima bwawe busobanutse, nabyo bizaba muri bya bintu bizaba bihora bimwattractinga, bizajya bihora bimugukururira igihe cyose mwaba muri kumwe, mwaba mutari kumwe, akaba yakwifuza kuba mwaba muri kumwe. Buri ikindi kintu ushobora kuba uri wa muntu uzi gutanga ndetse no kwakira mu buryo bworoshye cyangwa se mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Buriya kubaho mu mubano wa buri munsi ariko uvuga ngo uri wa muntu ugungumira se cyangwa uri wa muntu utabasha gutanga, buriya ntabwo bigaragariza umukobwa se cyangwa uwo muntu wifuza mu buzima bwawe ko yakwifuza ko yahora ari kumwe nawe cyangwa se yakwifuza ko yahora muri kumwe. Yego gutanga ntabwo ari ukuvuga ngo ugiye gusesagura uvuge ngo ntanzi bya mirenge, just igaragaza ko
nubwo nyine udatanga cyane cyangwa se nyine umuntu uri kwizamura buriya baragomba gushyiramo akantu ko kuba adafite ukuboko kurekura cyane, ariko mu gihe wenda ubona ko biri ngombwa kurekura, gerageza ugaragariza uwo muntu muri kumwe ko urekura ufite nyine gutanga ibiki, kuko abakobwa cyangwa se igitsina gore bo bizerera mu kugira neza, baba bakunda cyangwa baba bakundwa na wa muntu ugira umutima mwiza, ugira amarangamutima, ubona umuntu akabona amugiriye impuhwe ndetse ubona ibintu byose akumva ko nyine just akumva ko yihutiye gufata. Buri umubano mwiza ni ugutanga ndetse no kwakira, ukamenya ko nimba umuntu aguhaye n'ubwo wenda ibyo aguhaye umurushije ubushobozi cye cyangwa hari ikintu kindi runaka umurushaho, wowe ukagaragaza ko ubyakiriye, ubyakiranye umutima mwiza ndetse ukagaragaza no gushima. Nta muntu ku isi udakunda umuntu ushima. Rero yabona ko ufite izo spirit gutanga no kwakira ndetse no ambiance hagati y'umuntu uri guhereza, nyine akagaragaza ko ufite uwo mubano nyine muri wowe, ibi bintu bizamukura, azumva ko wacishije bugufi kandi ufite uwo mutima mwiza wo kuba wafasha umuntu wese runaka mwahura. Rero ibi bizamugukura, buriya ntukaba umuntu uhora wumva ko ari we gusa, ari wa muntu wigira gusa, wumva ko nta kintu yatakaza cyangwa se nta kintu yakakira, kumva ko just ari umuntu wigize ku rwego ruri hejuru, cyangwa uzifuza kuko uzahora uhagaze cyangwa se wumva ko uri wa muntu nyine utagaragaza ko yagiriye amarangamutima umuntu cyangwa se yagira urukundo cyangwa se yumva yafasha umuntu, wowe uzajya wumva ko wafasha cyangwa se wagira ikintu kindi cyose ukora. Rero iyo ugaragaje ko ushobora gufasha, bituma undi muntu yumva agufiteho agaciro cyangwa se yumva ko nawe ubwe ntanagira mu kibazo uzamufasha cyangwa se yakwitabaza. Yego ntabwo wenda aba agiye kukugira igice cyo kugira ngo ajye yitabaza cyangwa se kwiyegeza kugira ngo ajye kwitabaza, ariko mu buzima tuba tubizi ko umuntu atunga umusherese cyangwa atunga nyine umuntu kumwiyegeza yumva ko mu gihe agize ikibazo yamufasha, mu gihe yumva afite agahinda yakamubwira ibintu nk'ibyo. Rero nubwo yabona ko nta kintu ufite, ariko avuga ngo niyo yazakigeraho ni wa muntu nazabwira akanyumva akamfasha. Rero wagaragaje ko nubwo waba ufite duke ufashamo, niyo waba ufite ibyo utarajyaho ukagaza ko nyine we spirit yawe ukunda gufasha kandi nawe ukunda kwakira iyo baguhaye, just ukabona ko nyine iyo spirit ifite. Rero ibyo bintu bizamugukururira ndetse yumve ko ashaka guhora ari kumwe nawe, ndetse nawe hari n'undi n'umukobwa cyangwa se umugore uba wumva ko iyo spirit atayijya, ariko wari kwa kundi wavutse cyangwa warezwe, ukumva nyine wowe ntabwo ukunda gutanga cyangwa se ukumva ntiwifuza kuba uri kumwe n'abantu. Rero yabona ko ufite iyo mico igiye itandukanye nk'iyo twagiye tuvuga bwa mbere, bizamukurura kuba ari kumwe nawe, kuko azaba yifuza ko nubwo ibyo bintu aba yumva yifuza kubikora ariko kuko atari ko yaremwe cyangwa se kuko atari ko wenda yarezwe, uzasanga buri gihe aba yifuza kuba ari kumwe nawe, wenda agira ikintu cyiza yakwigira, kuko wenda babona ko ari byiza kandi bikwiriye kandi ko ari ibintu nyine byiza cyane kuri we, areba nanifuza ariko kuko ariko aremwa kumva wenda nifuza kubikora cyangwa se kubikora bikamugora. Rero mu gihe muzaba muri kumwe azavuga ngo uyu muntu hari icyo nzamwibwira. Ikindi kintu uba ugomba kumenya, rero ugomba kumenya kureka ka kanya cyangwa se ya space yo gukumburwa cyangwa se yo kumva ko umuntu agukeneye. Abasore benshi cyangwa abagabo benshi bakunda kweshya kuri iki kintu, buriya bazi ngo presence iri hejuru cyangwa se kugaragariza ko umuntu uhora uhari, bivuga ngo wa muntu ngo nibwo azagukunda cyangwa se wa muntu ngo nibwo azakwifuza cyane. Ibi ngibi umuntu aragenda nyine just akumva ko agufite, akumva ko nyine uhora uhari, biragira akarambirwa. Abantu twese turemwe kimwe, umuntu yabona ibintu cyane cyangwa se umuntu abona ko uri presence cyane arashaka kurambirwa, akumva ko akeneye ibintu bindi bishya cyangwa se akeneye kubona undi muntu mushya. Rero nimba uri umuntu uzi ubwenge cyangwa se uri umuntu usobanutse, ntuzifuze ko uzahora uri presence cyangwa se uzahora uhari imbere y'umuntu ushaka kumva ko yagukunda se cyangwa wamukura. We garagaza ko uhari, ejo ugaragaza ko udahari, just uri busy. Ni ibintu twagiye tuvuga ngo umuntu uzi kwita ku buzima bwe se cyangwa umuntu ufite ibindi bintu byose aba ahugiyemo, ntabwo uzahora ugaragaza presence imbere y'umukobwa se cyangwa imbere y'uwo muntu uri kwifuza ngo azimve ko ufite ibindi bintu buhugiye, maze bumva ko nyine uba wabuze icyo ukora, yo mpamvu uhora uhari. Rero wamugaragarije ko anytime udahari, ahora navuga se uyu muntu aba ari gukora iki, uyu muntu aba ahugiye mu biki, rero bikaba byamukukurura cyangwa se bikaba byavuga ashaka kugusobanukirwa cyane. Rero iyo utari uhora uhari cyangwa se uri wa muntu bituma nyine utagaragara cyane. Ibi bintu bituma umukobwa cyangwa se uwo mugore agutekereza cyane kandi agashaka kugukurikirana cyangwa se kukwirukaho ngo amenye se uyu muntu aba ari gukora iki, uyu muntu akunda kuba ahuze, ko iyo turi kumwe abagaragaza umutima mwiza anyitayeho, ese kuki yagiye atamamagara cyane, kuki nyine just nyine umugaragarize spirit y'urukundo cyangwa se umugaragarize kugira neza, nta kibazo cyawe naki, ariko mu gihe ugiye nyine umugaragarize ko wagira ngo nibyo wigiraga, just nyine umutricking. Ibyo bintu bizatuma umuntu agutekerezaho cyane kandi nimba wanagiye agukumbure cyane, kuko ibintu yabonaga just byari byiza cyane, none ntabwo ari kubibona, ntabwo nyine ari kubona undi muntu bimukorera. Ntuzifuze guhora ugaragarira umukobwa ushaka gukunda cyangwa se umukobwa ushaka ko mukunda cyangwa uwo mukobwa ushaka akagukunda cyangwa se akugirira amarangamutima ngo wumve ko uhora umuri imbere cyangwa se ko uhora umwiyereka ngo nibyo bizamushikira cyangwa se nibyo bizagira iki. Ahubwo ugomba kumenya ko ugomba kumenya ko kubura kwawe cyangwa se kugaragaza ko udahari igihe cyose aribyo bizamugukurura. Buriya ntukaba umuntu uhorana
ku murongo n'undi muntu cyangwa se buri segonda umugaragarize ko uhora online just muvugana cyangwa se umukorera ikintu runaka ari kugusaba wowe ukora ibikorwa byawe kandi uhe umwanya nawe wo kwitekerezaho kandi nawe umwaka umwanya ko just abone ko nawe ufata umwanya wo kwitekerezaho akubure amara iminsi atakubona just abavuga ngo kabisa hari ikintu wenda runaka ari gukora ntabwo umuntu uhora uhari buri aba anatekereza neza. Hano urugero ntabwo abura umuntu udahora uhari aba akurura abantu kurusha abandi bantu bose nawe uzacunge iyo umuntu mwabanye igihe kinini akagenda uramukumbura ntabwo buriya uba waha agaciro umuntu agaciro agufitiye ari uko nyine muhorana ariko uzarebe uyu muntu yagiye yasa nk'uwavuye mu buzima bwa kanya gatoya nubwo utangira kubona ibintu yarakumariye utangira kubona ukuntu yakuganirizaga yatuma gutaba bored. Rero iyo ubashije kugenda se cyangwa iyo wimye uwo mwanya wa buri gihe uwo mukobwa se cyangwa uwo mugore nubwo usa nkaho nyine umukene nawe wenda biragusaba izindi force cyangwa se izindi ability zo kuba umwiyimyeho gato ibi bintu bizatuma nyine ibyo bintu byose umukorera ku murongo aba bikumbura none ugaruka wagira ngo uri umuntu mushya boge none agukumbuye cyane anagushaka cyane none bimusplitting ugora gushaka none bitume byagura uko akwifuza cyane none agenda ajya guhamagara just unari kugucesinga cyane. Rero nimba wifuza kuba umukobwa yagucesinga cyangwa umukobwa yakwirukaho 90% ku buryo nawe wumirwa ukavuga ngo se ibi ngibi by'umukobwa ari kunkurikira cyangwa se ari kunyirukaho cyane njye wagakwiye kubikora ukibaza n'icyo ari kugukurikira kana nta n'ikintu na kimwe ari kugukurikira ukabona amafaranga ashaka ko yayakurusha wenda ibindi arabikurusha amashuri arayakurusha ukabona nyari kukwirukaho tangira wubaka agaciro kawe ugaragaze ko ufite ibintu biba bigugishije even muri kugaragaza ko umwitaho ku rwego ruri hejuru ariko nugenda ugaragaza ko nawe ufite ubuzima bwawe ufite ibintu biba bigukishije we akanya ko kugukumbura nyine utume aguhora gushaka kandi ugaragaze ko ushobora gutanga urukundo kandi ushobora kugaragaza amarangamutima empathy cyangwa se kugira impuhwe gutanga ndetse no guhanga nyine kugaragaza ko just ubuzima busanzwe wabasha kububamo kubura nta mukobwa cyangwa se nta gitsina gore ubushaka wa mugabo ububayeho nkaho ari nyakanu cyangwa nubwo ushaka kuba ufite ibintu ufite amafaranga wenda ufite amashuri ufite bike ariko utazi kuba muri societe nta muntu n'umwe wagukunda kandi muri rusange tumenyere ko ibintu byose ari abantu ayo mafaranga ushaka kuba yafite ariko yashira ugasanga nawe ugufashije wagira icyose ugasanga nawe uri kukwakira ko uri wa muntu nyine uzi kubana n'abantu bose muri societe nta muntu utabigukundira none cyane cyane abakobwa barabigukundira cyane bavuga ngo uyu muntu abantu nimba bamukunze bamushagara cyane tavuga ngo nanjye ngunze umuntu w'agaciro rero nimba mfite umuntu w'agaciro nawe ngomba kumukunda cyane iyo bikamupushinga ko yagukunda cyane kuko ababona ko uri uw'agaciro no muri societe abantu baba bagushamadukiye nawe bazajya bamwubaha kuba nyine avuga ngo wowe umuntu wagukuze cyangwa se umuntu mwahuye afite agaciro rero nawe ujye umwubaha rero ibyo rero bizamutera ishema ko muba muri kumwe niyo mpamvu ugomba kumenya ko uba ugomba gukora ibintu byose wowe twari kumwe aka kanya menya ko uri uw'agaciro menya ko wakoze subscribe.